iki gitondo tuzamuye amajwi tuvuga kugira neza kwawe, kubwo kuturinda, kubwo kuturengera, kubwo kutuzigama, kubwo kutwitaho, Mwami Imana yacu. Nyemerera guhora ku ngoma Imana, wumva amashimwe yacu. Mana, waraturinze, kwa mbere waraturinze, kwa kabiri waraturinze, kwa gatatu waraturinze, kwa karindwi n'ukwa munani, kwa 12, Mwami, muri aya matariki 29 wagize neza, wabanye natwe, waturinze agisida, waturinze impanuka, waturinze abarozi, waturinze abagambanyi, waturinze ibitega, waturinze amahembe. Mana, wagize neza. Si ibyo gusa, waratwambitse, waratugaburiye. Mana, wagize neza. Abana wabishyuriye amashuri, Mwami, wagize neza. Ni byinshi Papa, ni byinshi Data, ni byinshi wadukoreye. Wakoze ibyo tutari gukora, Mwami Imana yacu. Reka guhora ku ngoma, wumva amashimwe yacu, wumve gusenga kwacu, wumve kwinginga kwacu, wumve ijwi ryanjye uryumve, ijwi ryanjye uritega amatwi, Mwami, kuko ni ijwi ry'ishimwe, ntabwo ari ijwi ryo kurira, ntabwo ari ijwi ry'umuborogo, ntabwo ari ijwi ryo gutaka, ahubwo ni ijwi ryo gushima imirimo yawe, imirimo wakoze, imirimo idasanzwe, imirimo ihambaye, imirimo